ugapiyelelele ugasimbuka nk'ingeragere ko nagose mahari mwirigarama karita yaryo kandi niwe wangomesheje genda canga nkwe ariko ubundi tuvuga reka zinya canga ubundi uzi gukina wenda ubone njya muri dore umwe nahagarare hariya undaze ubundi mugikata umutima mwasinze mwebwe mundi tubereke tugitangira mwakina mudasakuza mukine sapo yaryoshye namwe akoze kira cyakwami murakina amakarita barya itonde dore kina ako aba bana bafite nuko ntitubarishije tubarire sha tubarire nese aba bana bazakina na base dore ngizo ariko agakino kamwe muriye niko mwende nkoreme ngo ikote bariya agakino kamwe Yesu twagiye komeza ariko udukino tubiri muriye muri Yesu akoze shako mbona mwahengamye byagenze bite Yesu we sura mwana mune muri kuvuga sibyo mureke mbengere sura mwana we muri kuvuga rero waye buri gihugu ari twiyemera ntabwo yakwemera wowe twiyemera no giye kwigira mbemeze neza nta nikigenda giye buri wese oya etse kandi oya imonje shaka we muretse kumujye mwicara hasi memwe cyatubwira jewe ntabwo mbabeshye ariko we muri mwese mubyemera byemera none katakwemera oya memuretse uriya nta kigenda kiri munsi ikabaswa mu baranga oya ako sabona buryo mbemeze neza muri bamwanzi muri batanu wese ni inkonje ebyiri urabyemera ebyiri nta kibazo nta kibazo umwana uramwe oya inkonje zimwe sawa wegeye gende muza sawa ebyiri yo mwana agenda mukuzane genda umuza kukira cya kintu ukuntu kiyeme kukiraburiza inkonjo zacu ntitwaziko Yesu we Yesu we hariya hari imbwa nkigushaka Yesu n'imbwa igushaka sumba zikigushaka Yesu we ariko nyine ariko se wigenda umva nkubwira n'imbwa twakinanaga amakara Yesu we karitasi ubu njye nibazaga n'ikintu agushakira byajyanye n'imbwa imwe muraziranye se pasi burase hari aho umuzi kagushaka ako n'imbwa nyine tu yambaye mbikubwira ukajya yiyemera ngo iriya mushubati ngo niyera basi se mukubwirire agusanga uraza kujya agusanga akumenye ko ari imbwa Yesu wabyumvishe ko ari imbwa ariko Yesu mbaye mbikubwira shuri bigenze biteze ngiye gukorera imiti abo bongo nta nkonje ese sibyo mbabwira mujye mwemera mbere genda umwana gutegere oya gemba mbizi uzi baramukoreye mwitegure tugiye kumukoma bimwe byadanje nanjye inkonjo sinari kuzivomana ariko njyewe ndamukubita amabuye uramukubita iki so oya njye ntabwo ndabyumva ntushona se uraryamura Agora, coaching, que a gente
yitwa Pikini. Piki? Pikini. Yes we. Ubwa mbere byumvise? Yes we. Ese ko mbona nsuzuguye. Icyo mbaye? Mu rugo se iwacu haguye imvura. Iwanyu hageze. Imvura. Haguye imvura nyinshi arimo n'amahirwe. Sibyo kubimbwira ngo bimaze. Uzi ko ahubwo se mwatangiye guhinga ibishyimbo? Ubu ngubu twenda kubagara. Kubagara. Hallelujah. Ese uragiye? Nyine umva ngumbwira icyo nakushakiraga. Nyine najya mubaze. Nyine najya mubaze. Yaje abamboneye mu ishuri. Yes we. Kusubwo uragiye ko Kindi ushaka ni iki? sister uragiye. Sire ubu mwabaye muti. Ngabaye nta kibazo. Ariko kusubwo gusa muzibuke guhinga kare sibyo? Nyine mwebwe tu sibyo? Nyine muzayinge kare. Hano baranyica inkonji bari batanu nyine ebyiri ubwo ni 10 nahita nzana amajyi n'umusatsi wanjye barawukoshesha amabuye ariko nawe urabyumvise bazanshakira ahandi. Jama waruzi ko ducitse warugiye Reka tumujyane nava nabi umujyane mwirika murindire gato nawe ndaje serious akose mwana nibo ngina guze ko mwiciye ariko se mwana none se munsi zanjye nyine kumaho gacese ati abafana banjye namwe murabona ibintu bankoze ratowe niba wakunze iyi video ikorere subscribe comment share and like ariko nibagirwa ikintu bita inzogera sibyo sawa murakoze cyane.